kuko Imana ntabwo inezezwa no gukubita abantu, ahubwo inezezwa nuko abantu bahindukira bakayigarukira. Iyo yigarukiye nayo irakugarukira, kuko utera intambwe imwe igatera 99 igusanga. Bisobanuye iki rero? Abo bavandimwe, uwo muvandimwe waruvuze, iyo nshuti yanjye Apotre Yongwe, ahantu ari, uretse kwenda atakurikira iki kiganiro, njyewe ikintu ndamusaba ni kimwe, yongere yitekerezeho. Birashoboka ko namubwiye kwitekerezaho, nabonye abantu barananteye amabuye. Naramubwiye ni nyamara ushaka witekerezeho, hato nawe utaburi intumbi. Kigeri yabatutsi. Ibyo yari yavuze ubundi byari byo, ariko yibasiye agace runaka. Ariko ubu noneho ahantu hari mu maboko ataraye, ndamusaba kugira ngo yitekerezeho. Noneho afite umwanya uhagije wo kwitekerezaho. Nanjye ikintu Imana integeka ni ukumusengera. Nge sinejejwe nabyo, ikiza kunezeza nuko azavayo yongeye kwibuka aho yari yaratanye, yarangiza akagaruka mu murongo mwiza. Kuko biragatsindwa kumva Apotre w'umwesikoro, biragatsindwa kumva pasiteri w'umwesikoro, biragatsindwa kubona abatubuzi basigaye bibereye mu bakozi b'Imana. None rero twanze kwihanira mu nzu y'Imana, tugomba kwihanira hariya mu gihome. Iyo umuntu ahanura ibintu bigasohora, abantu baramurwanya, kandi bakamurwanya mu mubiri ndetse no mu mwuka bamurwanyirizamo, kuko ntibemera kongera kuguhereza umwanya wo guhanura. Umwuka w'ishyari aho wageze, Imana ihita yimuka ikigendera, kuko Imana ntabwo igikunda guhangana. Uzasanga abantu barabaye ibigarasha, nta n'utuvuta tw'Imana tukibageraho. Bararwanyana rero. Yumvise ko hari umuntu wahanuye ibintu bigasohora, barakurwanya, baravuga. Ariko icyo nkundira Imana, nubwo barwanya umukozi wayo ntabwo banesha. Ikindi nkundira Imana, ijambo ryayo ryanjeho rirambwira ngo Satani ararwana, agatsindwa yageze mu kibuga, ariko ntabwo ajya atsinda. Atsindwa yageze hehe? Mu kibuga. Nabwira abakozi b'Imana bari kurira kuri iyo sahani, bongere bakomera, ahubwo noneho iki ni igihe cyo gukora iby'ubutwari. Ikizakubwira kuri gukorera Imana neza, abakurwanya bazahaguruka, abakuvuga nabi bazahaguruka. Birashoboka ko wahera mu gitondo waryaga saa sita nturye, kuko Imana yateguye kuza gukora saa 2 z'ijoro. Birashoboka ko wageza saa 2 z'ijoro, kuko isaha y'Imana itaragera, nubwo wayisabye kugira ngo ikugaburire, ariko isaha yo gukora kw'Imana ntabwo iragera. Nuramuka wihanganye ntubuje mu gihe ukuboko kw'Imana kutarabuja, imbaraga z'Imana zirakora saa 6 y'ijoro. Nabonye Imana saa 5:59 tumaze iminsi ibiri tutarya, wari umunsi wa gatatu, ibaye saa 5:59. Madamu nawe yambwiye ati noneho aho bigeze ndumva isereri yamfashe, komeza usenge cyane turebe ko Imana yatugaburira. Ndamubwira nti Imana yavuganye nanjye kuzampereza ibyo kurya, ntabwo yambwiye ko nzicwa n'inzara. None uyu munsi mpagaze mu mbaraga z'Imana, ntabwo twongera kurara tutariye. Saa 5:59 yari yabumbye ategeka abantu bose ko babiramya, ariko habonekamo abagabo 3. Imana ikeneye abagabo 3, Imana ikeneye abanyamwuka, Imana ikeneye abakozi bayo mu kuri no mu mwuka, bahagarara mu Mana neza, bakanga kuramya ibishushanyo, bakanga kubyubararira, bakanga kuyoboka izindi mana, bakanga gutubura, bakanga kwitwara nk'abisi, bakanga kugenda uko bishakiye, barangiza bakagenda nk'uko Imana ibishaka. Arangije aravuga ngo mwebwe 3 nimwe mwatinyutse. Iyo nayo ni insinzi ya mbere. Uyu munsi nimba ucemera Imana, ukaba ukivuga Imana by'ukuri, menya ko Imana igushigikiye, Imana iri mu ruhande rwawe, nta mubisha ntawe, ibyakurwanya ntabyo, ibyakuzengereza ntabyo, kuko ni wowe wasigaye, ni wowe wasigaranye n'Imana, ni wowe ukiri mu butware bw'Imana, ni wowe ugisenga Imana, ni wowe cyanga cyane igisa nacyo. Hagarara rero mu ifiyeri, ukomeze uhamye uwo mwami. Yego. Haleluya. Amen. Nuko noneho nimwumva amajwi y'amahembe, nimuramuka mwumvise amajwi y'amahembe, n'imyirongi, n'inanga, n'isambuka, n'amababura, n'amakondera, n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, mukemera kubarara hasi, mukemera kubara.
imana ishimwe, imana ishimwe. Nebukadinezari arababwiye ngo nimwumva amagambo y'abantu, nimwumva urucantege, ababahiga nibahaguruka, intambara nizibahagurukana, inzara ikaba nyinshi, imvura ikaba nyinshi, ubunyereri bukaba bwinshi, nyabuneka mukemera kubararira biriya nakoze, nibwo biri buze kubagendekera neza. Imana ikeneye abantu batagendera ku iterabwoba. Imana ikeneye abantu badakangwa n'iminsi n'ibihe. Imana ikeneye abantu badakangwa n'amagambo. Imana ikeneye abantu badakangwa n'ibiteye ubwoba. Ikeneye abantu bahagarara ku ijambo rya nyiri ijambo. Imana irashaka ngo hamya Imana mu maso y'inzara, hamya Imana mu maso y'urwo rugo rukuzengereza, hamya Imana mu maso y'abagome n'abagambanyi, hamya Imana mu maso y'abarozi, hamya Imana mu bikurwanya, hamya Imana imbere y'uwo mu bantu kugerageza, umubwire ngo Imana yanjye nkorera. Suza kandi tukwifurize amahoro y'Imana wowe urimo gukurikira ibiganiro byacu kandi aho uri hose mu mpande enye z'isi. Turagusuje kandi tukwifurije imigisha yose itangwa n'Imana. Wowe uri muri Amerika ndagusuje, Afrika, Aziya ndetse n'Uburayi, aho studio dufite abakunzi cyangwa se inshuti zikurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Ndabasuje kandi rero mbasabiye umugisha w'Imana mu byo mwerekejeho amaboko yanyu. Hano tuhari turi batandukanye ni Umusaraba TV n'umugambi w'Imana TV. Turi hano ku Umusaraba TV niwo bendera ryacu, ariko kandi byose tugezwaho kubwo umugambi w'Imana. Nimba wahageze rero ukihagera, kora subscribe, ukore na share. Nkunda kuvuga ngo nukora subscribe ukareba ibiganiro byacu ukumva urabikunze, kurana show ubisangiza n'abandi ntubyiherane, kuko ntago nakwifuza yuko ubutumwa bwiza bugera kuri wewe wenyine, busangize n'abandi. Ni Ben kuri micro nepo nkuko bisanzwe. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana, mutumishi wa Mungu, abarikiwe. Uraho neza? Muraho. Amahoro y'Imana bane natwe twese. Twishimiye kuba amahoro y'Imana baganze. Bw'Imana bubagumbire cyane. Twishimiye kubana nawe nanone kandi nanjye biranejeje cyane. Mwakoze kandi kuntumira. Dukunda gutangira uri guseka wishimye. Ndashaka ko uzatubwira ibanga ryawe, washimishijwe n'iki ko wishimye cyane? Bo ibintu bituma umuntu anezerwa ni byinshi, kubera ko nta n'impamvu n'imwe yo guhora turira, kuko dufite ijambo ryahanuwe riruta yandi yose gukomera. Ni ukuvuga ngo iryo jambo rero ryo ubwaryo rituma umuntu yumva afite amahoro. Ubushize waranshokoje nanjye nshaka guhinduka ukundi kuntu. So ikiganiro ukoze bagikunze, by the way, ntago nabiguhisha. Imana ibahereza umugisha. Ubutumwa watanze bwagize akamaro. Amina. Ndishimye. Rero twishimiye kongera kubana nawe kuri uyu munsi wa none. Yego, nanjye ndishimye. Mariko se mu rugo bimeze bite? Bo mu rugo turaho, madamu n'abana bose baraho barakomeye. Bari bambwiye ngo usuhuze. Nanjye bansuriza Umusaraba TV, babwiye ati Umusaraba TV arabakunda cyane. Imana ishimwe ko bameze neza. Dushimye Imana kandi ko iciye inzira. Ntago byari byoshye n'akavura kaye kameze nabi, ariko kuba tugiye kwa kino kiganiro nabyo ni umugambi w'Imana. Ni umugambi w'Imana. Yes, ariko ari ibintu nashaka kubaza. Ikibazo cyawe usigaye umpisha ibintu. Nta kintu naguhisha. Nta kintu naguhisha. Umbe mbwe ibintu wamishe. Yego. Wamishe kuri umuhanuzi.
none se wabibwiwe n'iki? nashatse nanyuze ku ruhande nzi ko ndi umunyamakuru se. Nashakaga uzi ikintu nashatse se, nashatse ko nzabanza nkaguhanurira, noneho na uburyo umuhanuzi wese n'ubuhanuzi bwemerwa ari uko busohoye. Bishatse kuvuga iki? Nje ninzi imbere yawe nkavuga ngo ndi umuhanuzi, urabyumva nyine gutyo gusa. Ariko igihe tugezemo nono ni igihe cyo kugira ngo umuntu yirebere. Abantu twari turi kumwe ejo narababwiye ngo buri muntu yisabira amaso y'umwuka, ayoborwe n'umwuka wera w'Imana. Nutakwerekwa nibuze Imana imuhereza inzozi zitareze imiro. Uzi impamvu yabyo? Ni ukugira ngo tubashe gukontorora ikirere turimo, kuko amazi si yayandi. Yego, umuntu wese ureke kuvuga ngo runaka ngo ni umuhanuzi. Oya, nibuze nawe nudahanura ariko werekwe, nutanerekwa urote da. Uraza kuva hano umuntu wese umusengeye kugira ngo izo mpano zibone atazongera kujya ikimutungura. Turasaba Imana. Ikindi wamishaye kuri pasiteri uyu munsi naje nje. Wajushe ndagufite. Njyewe rero ntago ari ibintu byo kwirata. Ubu buzima bwanjye mbukesha Kristo, haba mu buryo bw'umubiri no mu mwuka. Nibyo koko abanzi banzi nka Pastor Yeremiya, ariko impamvu ndakunda gukoresha Yeremiya ni izina niswe muri ubu buryo bwo gusenga. Ntabwo rero njyewe narivuga. Uriya murumuna wanjye ukurikira Umusaraba TV ashobora kubona tese harya wa muntu tuvukana ko mperuka yitwa Pascal yiswe yabaye Yeremiya ryari, kuko nyitwa ntitwari turi kumwe, ariko aziko data yanyise Pascal. Mu yandi magambo rero njyewe banyita pasiteri kubw'umurimo w'Imana, kubw'uko hari umurimo mpagarariye. Ariko ntabwo ngenda ndasukwaho amavuta mu buryo bugaragara. Hari igihe bari bagiye kuyansukaho, ariko ntibyakunda. Imana yambwiye ko isaha itaragera, ariko ntibivuze ko inshingano ndazikora, kuko nimitswe n'umwuka wera w'Imana. Ntabwo umuntu ushobora kuvuga ngo wimitswe n'umwuka wera w'Imana. Umwuka wera w'Imana yakwimitse gute? Dusobanurire. Imana yarantoranyije, imaze kuntoranya impa inshingano, imaze kuzimpa nzikoze, abantu babona biremewe. Babona nimo ndazikora neza, kandi n'Imana ikantangira ubuhamya. Nari mu gihugu cy'u Burundi, ntabwo nari mu Rwanda. Imana intangira ubwo buhamya, mvayo nyine ari uko bimeze. Ariko rero reka nkubwire, ibi bintu reka tubyihorere, sibyo? Ahubwo nimba ari n'ubuhamya tuzabushaka uyu munsi. Babarira rwose twivugira ibindi, kuko numva amakuru yafite ahari uri kubariza abandi. Uri kubariza abandi neza, zindi jisho rya rubanda. Uri jisho rya rubanda. Ariko ubushize nakubwiye ku kintu, twavuze ku kintu cy'abahanuzi baturuka haha. Tongeye tubavugaho gatoya ku cyana ryabazi. Hari igihe cyageze ntiwifuze kugenda uvuga ngo mvuka hano, ukavuga ngo nitwa runaka, wagirirwa ubuntu ntibakubaza aho uvuka, ugashima Imana. None rero nanjye kuza kumbwira ngo ngende pasiteri inshuti yanjye, reba imirimo yanjye nurangiza umpereza izina. Turashima Imana na leta y'u Rwanda. Cyane rwose. Turashima Imana leta y'u Rwanda y'ubumwe. Ariko ubundi reka twitange ikiganiro cyacu. Witwa nde bundi? Njye nitwa Imana irahari Pascal. Pasiteri Imana irahari Pascal Yeremiya. Yego. Dushimye Imana ko kubashije kugira ngo dukore kino kiganiro. Ntabwo byari byoroshye, ariko kandi kuba tugiye gutangira n'umugisha w'Imana. Reka dutange ikiganiro cyacu cy'uyu munsi rero nk'uko bisanzwe, dutangire dusenga Imana. Wasenga Imana tukinjira mu kiganiro. Data, mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye. Gushimiye uko ubanye natwe, gushimiye uburinzi bwawe, gushimiye yuko ubasha kutubabarira ntitwicwe n'ubupfapfa duhoramo, kandi ngushimiye yuko Mwami Imana ibyo wavuze ugenda urushirizaho kubisohoza. None n'ubu ndongeye kukwinginga
kugira ngo ubane natwe muri iki kiganiro, iri vugabutumwa turi gukora uriherekeze, kandi imbaraga zawe zirikurikira ari nyinshi cyane, bityo umuntu ucyumva atangirane nacyo kandi asozanye nacyo, agikuremo inyigisho. Icyo nicyo dukeneye, ijambo rimufashe kandi rinamuhindure. Bityo rero unyemerere urengere umurimo wawe, amadini yose uyajyemo uyarengere, wongere kuyacunshumurira umwuka wawe wera, nk'abandi bamanukiye ku ntumwa ku munsi wa Pentekote. Ndagusabye rero kugira ngo Mwami uhereze umugisha iyi televiziyo iba yanyakiriye, ndetse na ba nyirayo kandi n'abayikurikira ubahereze umugisha. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Twakiye umugisha w'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Mu kiganiro cy'ubushize twabaye nk'abagisubitse, ko tuzasukuraho gatoya. Twari turi kuvuga ku bantu bari kwambara ishusho y'ubushumba cyangwa se nimba navuga ngo ubukozi bw'Imana, bagakora amanyanga, bakirwa basebanya, uri kubahanura. Ese message ari gutanga cyagihe urabona iri kugira umusaruro? Message iri kugira umusaruro. Hari abantu bashyika kuri 3 bampamagaye kuri telefone, bose bakambwira ati dufatanyiriza hamwe gusenga. Bo bambwiraga ngo mbasengere kugira ngo Imana ibongerere imbaraga. Ngewe icyo nahise nkora rero cyambere ni ukubatuza. Namara kubatuza narangiza nkababwira uburyo bagomba kwitwara, kandi bagakomeza bagasenga cyane, bakongera amasengesho. Uwo ni umusaruro wa mbere. Umusaruro wa kabiri, nubwo benshi bataba bahamagaye, ariko nabonye ikiganiro gikurikirwa n'abantu benshi. Abo rero ndizera ndashidikanya ko nibumva ijwi ribabwira guhindukira, batari buze kuryima amatwi, ahubwo baza kurikurikira, barangiza bagahindukirira Uwiteka hakiri kare, inkoni y'Imana itarabacamo. Narakubwiye ngo inkoni y'Imana igiye guca mu bakozi b'Imana nk'umurabyo. Nakubwiye ko ari nk'uko umurabyo uca mu ihene. Nta makuru wumvise uyu munsi? Ndaje tuyavugeho buretse. Ikindi mu minsi ishize no mu icyo kiganiro ibyo twavugaga ni ubuhanuzi bwasotse mu minsi ishize, butanzwe n'umwe mu bahanuzi tujya twakira no mu biganiro. Ubwo buhanuzi abo yahanuye avuga ngo mwihane nimutihana. Nimba yavuze ngo inkoni y'Imana nk'uko nawe wavuze, ati Imana mugiye kubona Imana mu minsi mikeya. Hahita haza intumwa ziramwibasira. Wakoraga ikiganiro uvuga uri kuvuga ati mwebwe nimutihana, ati inkoni y'Imana iraje nk'uko umuntu gica mu hene. Uyu munsi umwe muri abo ngabo ni mushuti wawe hari, ariko wambabari ni mushuti wawe. Amatangazo nk'uko tubikesha umuvugizi wa RIB yamaze gutabwa muri yombi, Apotre Yongwe. Ibi bintu bihuza gute? Ibi bintu ikintu uza kubivugaho ni kimwe. Ikintu uza kubivugaho ni kimwe, nuko impanda y'Uwiteka Imana iri kuvuga, irimo iravugira mu mitima y'abantu, irimo iravuga ikoresheje abakozi bayo, kugira ngo abantu bahindukire. Kuko Imana ntabwo inezezwa no gukubita abantu, ahubwo inezezwa nuko abantu bahindukira bakayigarukira. Iyo yigarukiye nayo irakugarukira. Kuko utera intambwe imwe igatera 99 igusanga. Bisobanuye iki rero? Abo bavandimwe, uwo muvandimwe wari uvuze, iyo nshuti yanjye Apotre Yongwe, ahantu ari, uretse kwenda atakurikira iki kiganiro, ngewe ikintu ndamusaba ni kimwe, yongere yitekerezeho. Birashoboka ko namubwiye kwitekerezaho, nabonye abantu barananteye amabuye. Naramubwiye ni nyamara ushaka witekerezeho, hato nawe utaburi intumbi. Kigeri yabatutse. Ibyo yari yavuze ubundi byari byo, ariko yibasiye agace runaka. Ariko ubu noneho ahantu hari mu maboko ataraye, ndamusaba kugira ngo yitekerezeho. Noneho afite umwanya uhagije wo kwitekerezaho. Nanjye ikintu Imana integeka ni ukumusengera. Nge sinejejwe nabyo. Ikiza kunezeza nuko azavayo yongeye kwibuka aho yari yaratanye, yarangiza akagaruka mu murongo mwiza. Kuko biragatsindwa kumva Apotre w'umwesikoro.
biragatsindwa kumva pasiteri w'umwesikoro, biragatsindwa kubona abatubuzi basigaye bibereye mu bakozi b'Imana. None rero twanze kwihanira mu nzu y'Imana, tugomba kwihanira hariya mu gihome. Nabyo ni byiza. Hari igihe barabuze umwanya. Ndi kwibaza kubera iki abitwa abakozi b'Imana aribo bakomeje kugaragaraho bino bintu. Mbona ukutihangana. Uyu munsi nakuzaniye ijambo, nazaniye abantu ijambo ry'Imana rivuga ngo harageze kugira ngo ushaka kunezeza Uwiteka ahagarare nka Saduraka, Meshake na Abedenego. Birakwiriye nawe uri umukozi w'Imana, uri pasiteri, nubwo ngo wabaye n'umwuka wera nicyo gifite agaciro. Birakwiriye ko umupasiteri washyize akantu kitwa revera ajya kuri social media kubera ko bavuze ibyaha bye cyangwa amanyanga ye akajya gutukana. Birakwiriye mu bakozi b'Imana kuki mwasenze? Birakwiriye ibyo bintu? Ntabwo ibyo bintu bikwiriye. Ubundi ubusanzwe hari ikiganiro sinzi ahantu nagitanze, ariko naravuze ngo umurimo w'Imana urimo uranyeganyezwa. Ahanini uzasanga abashumba batakimenya igikumba, kuko buri rusengero ruba rufite ikintu cyitwa binginzi. Abo binginzi bahora bingingira umurimo w'Imana. Nimba umushumba ari ku rwego ko kudakuramo inkweto ngo agenda apfukame kwa karakarago mu binginzi akwetura inkweto ze, yihane, bafashwe n'umwuka wo kwishyira hejuru. Uwo mwuka iyo wamaze gufata umuntu kwishyira hejuru, niyo umubwiye ngo Imana inyeretse wakoze icyaha runaka, aho kugira ngo yihane aragutenga. Iyo umubwiye ngo mushumba wanjye narose, aravuga ngo ugatinyuka ugahangara amavuta yanjye. Abashumba nibongere barambika umupira hasi, bace bugufi, kuko mu ntama bayoboye harimo abatoni ku Mana kubarenza. Kandi nibaramuka badaciye bugufi, Imana irabahana. Ntabwo yemera bakomeza kuzana ikimungu mu murimo w'Imana. Ubu nisageze ngo abakristo hari ikibazo bafite, ifi ijya kuborihera ku mutwe. Yes, ihera ku mutwe. Abashumba nibo bafite ikibazo. Njyewe Imana yambwiye ko irajya ibacamo nk'umurabyo. Mbisubiyemo bwa kabiri. Ubwo umurabyo urajyuza uwuze impamvu umurabyo udashobora, impamvu ntavuze ko ari umukubuzo. Uyu wundi yaba ari umukubuzo cyangwa umunzani, utujuje ibiro wese yagakwiye kuba ari ahantu ashyizwe. Ariko impamvu ari umurabyo, Imana nta na rimwe yigeze itekereza ko nihana umuntu bizayinezeza. Ahubwo itambuka nk'umurabyo kugira ngo niwumva ibyabaye kuri runaka bigutere kwitekerezaho. Nibuze nugaruka, Imana ikugirira ibambe. Urabyumva? Imana ikugirira ibambe. Naho ubundi Imana se wagize ngo hari umugambi ifite wo kuza ngo ibarimbure? Oya, ahubwo ifite umugambi wo kubakosora, kubakangura. Niba amatwi ari mu rupfu atumva ihoni, igihonomo barayimanuka. Hari umwana wo kurimuka n'ubugingo. Yes. Bivuze ko Imana noneho iri buze kuza kwirobanurira, ikaza kuza kugaragaza abakozi. Cyage narakubwiye ngo hari abakozi. Hari abakozi bagomba gukora umurimo w'Imana kandi bakawukora neza. Abari kuwica rero, Imana yabashyira ku ishuri nibanga, ubwo birumvikana nyine nijido. Ariko se iyo urebye uku kurwanyana kw'abakozi b'Imana, umuntu abiterwa n'iki? Ko dufite ingero nyinshi. Wenda reka ni urugero. Hari umushumba umwe bahoze bari kuvuga, hari uwo bakorana ugeze mu kigo cy'izabukuru, izina rizwi nuko yitwa regional, undi we ntitwa regional. Araje asanga bamwita regional, ngo iyo umuntu ngo mwita regional ngo ngewe ndiki ngo ngewe izina ubwaryo ryabaye ni pastor n'umushumba nawe, ariko izina regional ryabaye ikibazo. Kurwanyana mu mihamagaro kubera iki? Ni umwuka w'ishyari. Umwuka w'ishyari wateye abakozi b'Imana. Bari abakozi b'Imana barangije baterwa n'umwuka w'ishyari. Kandi nimba ishyari ryaramaze kubafata, urukundo rwaragiye. Burya rero umwuka w'ishyari uraganza cyane mu mutima w'umuntu.
reka mubwire uko ishyari ni ribi cyane. Uzi ko umuntu ufite ishyari afite imodoka ya vewiti azi ko we nta modoka ugira, iyo bukeye mugahura waguze korora cyangwa karina ararakara akumva ko utari ukwiye kubona korora, kandi korora amafaranga yiguze nta nubwo agera muri 1/2 cya vewiti. Umwuka w'ishyari iyo umuntu ahanura ibintu bigasohora abantu baramurwanya, kandi bakamurwanya mu mubiri ndetse no mu mwuka bamurwanyirizamo, kuko ntibemera kongera kuguhereza umwanya wo guhanura. Umwuka w'ishyari aho wageze Imana ihita yimuka ikigendera, kuko Imana ntabwo igikunda guhangana. Uzasanga abantu barabaye ibigarasha nta n'utuvuta tw'Imana tukibageraho. Bararwanyana rero, yumvise ko hari umuntu wahanuye ibintu bigasohora barakurwanya, baravuga. Ariko icyo nkundira Imana, nubwo barwanya umukozi wayo ntabwo banesha. Ikindi nkundira Imana, ijambo ryayo ryanjeho rirambwira ngo Satani ararwana agatsindwa yageze mu kibuga, ariko ntabwo ajya atsinda. Atsindwa yageze hehe? Mu kibuga. Nabwira abakozi b'Imana bari kurira kuri iyo sahani, bongere bakomera, ahubwo noneho kiri igihe cyo gukora iby'ubutwari. Ikizakubwira kuri gukorera Imana neza, abakurwanya bazahaguruka, abakuvuga nabi bazahaguruka, mbese bizaba ibibazo mu bantu, ariko imbere y'Imana uzaba uri igisubizo, ntugire ubwoba, kuko bazakwaturaho ibibi aba ari bo bisohoraho, kuko bazakurwanya ariko ntibazakunesha, kuko Imana izaba iri kumwe nawe. Ni igihe cyo gukomeza gusohora mesaje yawe. Bakomere rero, kuko njyewe umuntu yarambwiye ngo ndi imbwa kandi nsanze iwanjye, ambwiye ngo ndi imbwa, ndavuga nti rero reka manze nikontorore. Ndikontorora nsanga nta gihe nigeze mba imbwa, no mu maso ye nta gihe nabaye imbwa. Ndeje ndavuga ntuhereye none reka nkomeze ibikorwa byanjye, azabone ko ntari imbwa. Uzi icyo yaranyitiye imbwa? Yaravuze ngo abakozi b'Imana bose muri imbwa, ngo mwese muri imbwa, ngo twe twemera ngo padiri ngo niwe wize amashuri menshi. Dupfuye iki? Nari mubwiye ngo nyamara ushaka kwihana iki kintu ndimo ndabona kizagukoraho. Bamwebwe ngo abakozi b'Imana ngo muri imbwa. Ariko njyewe ntabwo nacitse intege, na mama umbyara ntabwo yabyaye imbwa, yabyaye umuntu. Icyo ni kimwe. No mu murimo w'Imana sindi imbwa, ndi umukozi w'Imana. Imana irankoresha. Nakomeje gukora ibikorwa byinshi, uvuga nti reka nkore mpaka igihe kizagere ibikorwa nkora bizamugereho. Kandi nshima Imana ko uyu munsi agenda abwira abantu ko ntari imbwa. Yenda uko agenda babwira mbivuza, abantu bavuga ko niyemeye. Nge siniyemera, ni Kristo uri muri nge. Icyo nzi nuko agenda avuga imirimo y'Imana ikorerwa muri nge, isohorera muri nge. Hari n'igihe rwose atwara ikibwiriza, agatwara nk'akaririmbo. Wari ubizi se? Niyo nabonye uburyo njya muri studio nkagasohora indirimbo, akavuga ati mwamwumvise. None abo bakozi b'Imana ntibacike intege, ni igihe cyo kwavansa. Twavanse, dukomeze dukora umurimo. Nowa kuri kubaza iyo nkuge, uri gukora iby'ubupfapfa, ariko Nowa yari ari ku ijambo Imana yamubwiye. Ndimo ndabaza inkuge, mfite amakuru, ahubwo umunyabwenge nabe bugufi. Bantu b'Imana, imvura izagwa, bareba mu burasirazuba bakabona izuba ryarashe saa 11, bara mu burengerazuba bakabona rirarenga saa 2 saa moya z'ijoro, bati nta mvura izagwa, dore ibi uko bimeze, bati izagwa. Abaza inkuge mu zuba, kandi mission ni ukugira ngo atazatwarwa n'umwuzure, inkuge izarerembe. Ariko abantu barakomeza baravuga we ntiyacika intege. Imana ishimwe, Imana iri muri we ntucika intege. Ariko uzi umuntu ucuruza, abantu bamubwira ngo nubwo ngisete ufite ngo ntizunguka, ngo ubucuruzi uri gukora buzahomba, ngo bwakozwe na benshi. Ariko yuri ku ijambo Imana yakubwiye urakora kandi bikemera. Iyo bimaze kwemera baraza bakakubwira ngo twabonaga ugiye guseba. Urumva abo bantu bafashe umwanya wo kugusebya. Komeza ukora ibikorwa byiza, ukoreshwa n'Imana. Ni igihe kizaza bazagenda bavuga imirimo y'Imana yakorewe kuri wowe. Bazagenda bahamiriza abantu bavuga ngo yiri runaka turamuzi. Ahubwo ingorane bamubahanuzi n'abakozi b'Imana benshi bahura n'ikibazo cyo guhagurukirwa na Satani.
erega ni satani iba yatumye bari abantu barangiza bakajya kwirwanirira mu magambo. Uzi ikintu Imana yambwiye, umuntu yagututse ukamusubiza ntabwo Imana ibigikoze. Umuntu yakurwanyije, umuntu yakwirutseho warangiza nawe ukamwirukaho, Imana ntibigikoze. Kubera iki? Imana iravuga ngo we ari kwirwanirira, ariko umuntu nagukubita urushyi agakenera undi musaya w'umuhereze, ibisigaye ubwira Uwiteka ngo wabibonye papa, ikizakora uzakibona. Wabonye umuntu wanditse ngo rekana nabyihorera, nibyo yanditse muri comment, rekana nabyihorera twikomereze. Ariko icyo nirakubwira abantu ni iki, ureke kwirwanirira. Kristo uri muri wowe aravuga, afite imbaraga, ategeka byose, azarwana kandi azanesha. Ibiguca intege byose ntubihereze umwanya, gumana n'Uwiteka Imana. Abantu bakesha amajoro bavuga, ukesha ijoro usenga. Abantu birirwe ku musozi bakugambanira, wirirwe ku musozi usenga. Abantu bakwatureho amagambo mabi, wiyatureho amagambo meza. Uko niko kunesha bizatuma Imana yururuka, nirangiza ikora iby'ubutwari imbere yawe. Niyo handi kubwira ngo bazakurwanya ariko ntibazakunesha. Imbaraga z'Imana rero ziha agaciro iyo wirwaniriye aho tayari sha Imana yego ko nta kintu yongera gukora. Ubu birangije nyine. Ushobora kuba utabyumvise neza, reka mbitsindagire namwe mushoka mutabyumvise neza. Iyi Imana ikubwiye ngo nzakugaburira, bwacyo ukabura icyo kurya ukajya gusaba, Imana isubizayo umumarayika wari ukuzaniye ibyo kurya. Kubera ko wowe niwicara ku ijambo rivuga ngo mwana wanjye nzakugaburira ntuzicwa n'inzara, uzaburara rimwe, uburare bwa kabiri, ku munsi wa gatatu Imana izahagurutsa igikona, Imana izahagurutsa umupfakazi. Niyo mpamvu ntabwo bamfite bw'ibibazo byanjye, ntabwo bamfite habe namba. Kristo ibyanjye arabizi, namwe mudukurikiye ndabizi ko muri abakozi b'Imana mu buryo butandukanye kandi mwumvira ijwi ry'Imana. Icyo Imana igutegetse uragikora kuko ari Imana, ariko icyo Pascal agutegetse ntabwo wagikora. Kandi cyihorere uzakore kuko umwuka wera w'Imana wakugezeho. Iyo rero ugiye gusaba, yemwe mwampaye akawunga nkajya gutekera abana, Imana ihita yihagararira. Ariko nutimbuka avuga ngo mwana wambwiye ko ntazabwirirwa, wambwiye ko ntazaburara, none dore aho amasaha ageze, Imana izaza ihita ikora. Mu bukwe bw'Ikana babona ibyo kurya birashize, babona birarangira, batari ko byarangiye turabigenza gute? Sinzi uwabagira inama arabwira ati uriya muhungu murebe ni wa wundi bita Yesu mwene Mariya. Nubwo nta munsi n'umwe arakora igitangaza, twebwe dushyuhe mu mitwe kandi turi kumwe n'Imana. Umwana w'Imana yicaranye natwe, baragenda babwira Mariya, se nawe babwiye. Ariko Mariya amaze kumubwira aravuga ngo ntaho duhuriye, igihe cyanjye cyo gukora ntabwo kiragera. Birashoboka ko wahera mu gitondo waryaga saa sita nturye, kuko Imana yateguye kuza gukora saa 2 z'ijoro. Birashoboka ko wageza saa 2 z'ijoro kuko isaha y'Imana itaragera, nubwo wayisabye kugira ngo ikugaburire, ariko isaha yo gukora kw'Imana ntabwo iragera. Nuramuka wihanganye ntubuje mu gihe ukuboko kw'Imana kutarabuja, imbaraga z'Imana zirakora saa 6 y'ijoro. Nabonye Imana saa 5:59 tumaze iminsi ibiri tutarya, wari umunsi wa gatatu, ibaye saa 5:59 madamu nawe yambwiye ati noneho aho bigeze ndumva isereri yamfashe, komeza usenge cyane turebe ko Imana yatugaburira. Ndamubwira nti Imana yavuganye nanjye kuzampereza ibyo kurya, ntabwo yambwiye ko nzicwa n'inzara. None uyu munsi mpagaze mu mbaraga z'Imana, ntabwo twongera kurara tutariye. Saa 5:59 umukecuru wari utuye nko ku rugo rwa gatanu uvuye ku ngo duturanye araza aradukomangira tuzanira ibyo kurya. Abana b'abakobwa 2 baragenda batuzanira umuceri n'ifiriti n'inyama z'inkoko, turarya. Saa 6 zuzuye twari turi kurya, kuko Imana yadushyize mu kigeragezo, ibona ntitwagiye gusabiriza. Abantu bagire kwihangana. Njewe reka nkubwire nepo, ntabwo ndimo ndavuga ibintu
bitandukanye yenda n'ibyo abandi bavuze, ariko naje nje kubishimangira kugira ngo abantu bongere bagirire Imana icyizere. Izo mbaraga bavuga ko zikorera muri bo, ikibabaje barayiririmba, barayivuga, barayikorera, barayihimbaza, ariko ntabwo bazi imikorere yayo. Imikorere y'Imana rero, Imana iravuga ngo ngenda fuha. Twebwe nidukoresha imbaraga zacu nta kintu dushobora kugeraho. Twebwe niduhaguruka twubwacu nta kintu tugeraho. Haguruka Imana yavuze, kora Imana yavuze, shaka Imana yavuze, ubaka Imana yavuze, mbese kora ibintu mu buryo bw'umwuka wera. Ndababara cyane abantu bari mu Mana, abantu bavuga ko basenga, iyo bakora ibintu batasenze nta n'amakuru bafite. Erega wowe ntabwo uri nk'uriya ureba, uriya mugenzi wawe utari wamenya iby'Imana, utari watangira kuvugira Imana no kuyikorera no kuyisenga, ibyo azakora byose bizemera, kuko Bibiliya iravuga ngo mpereza umugisha ababi n'abeza. Ariko uriho kondisiyo. Ubu ndi kuvugana n'abantu bo mu nzu y'Imana, bariho kondisiyo ko nta rugendo bazakora batabajije Imana, ko nta kintu bazakora batabajije Imana. Ahubwo wanambaza ngo Imana ivugira muri bande. Ikibabaje nuko nabikoreramo nabo ubwabo babashuka. Niryo rya jambo nakubwiraga, nakubwiye ngo harageze kugira ngo buri muntu wese asabe Imana imuha amaso y'umwuka. Uterekwa rote, utarota yumva amajwi. Nje ngo hanurire, ariko nawe ufite amakuru. Nibyo ngibyo. Ntabwo byo ikibazo dufite ni kimwe, ntabwo turi kumenya uhanura uwo ari we. Izo mbaraga hari abari kuvuga ngo bagiye kuzigura, abandi bakaza bakurikiye imigati. Kumenya umuntu wakurikiye imigati n'uwaje kubera umwuka biragoranye. Batandukanya abantu gute? Reka nguhereze urugero. Bantu mudukurikiye, ndabizi ko mutari abana kandi mumaze kugenda, mumaze kubona abakozi b'Imana benshi, mumaze gusengana na benshi. Ubu tuvugana hari abakozi b'Imana basa n'aba mbese bahawe budemo cyambere. Uhamagaye umuntu, halo, bambwiye ngo umukozi w'Imana, ariko nari mfite ikibazo nyine, ngo aje umwana ararembye, ndashaka akazi se, mikorere yanjye ntimeze neza. Yarangiza akakubwira ngo icyo cyifuzo nicyo, ariko kugira ngo ngisengere urampa ibihumbi 100, urampa ibihumbi 500, urampa miliyoni. Ese we ntabwo ubona ko uwo muntu ari umutubuzi? Ntabwo iby'Imana bigurishwa. Umukozi w'Imana biba imbuto, izo mbuto zakwera agasarura. Ntabwo umukozi w'Imana asarura mbere yo kubiba. None umuntu arakubwiye ngo banza umpa amafaranga. Kwa nini? Yiki? Uri gucuruza indagara, uri gucuruza intoryi, uri gucuruza kawunga, uri gucuruza amakara, uri gucuruza iki? Uwo mwuka wahawe kubw'ubuntu. Genda usengera umuntu, numara kumusengera Imana ikamukora ku mutima, akabona ko ukwiye amavuta yo kwisiga, akanda akanyenyeri. Genda usenge. Ubuse ejo bundi Imana yambwiye ngo nimpagarare mu muhanda nsengere umujyi wa Kigali, nirukana abadayimoni bazamutse kugira ngo bateze impanuka. Nari maze iminsi nsengera abagore batwite n'abana bari kuvuka. Imana imbyutsa nijoro ati sengera imihanda ya Kigali yose, uhagarika impanuka, kuko hari impanuka zitewe n'abadayimoni. None bisobanuye ngo ngende mu bamotari no mu bashoferi ngo nimunyishyure ngo burya ngo narabasengeye. Ariko hari umuntu ugira iyerekwa, uzagira iyerekwa. Nge narumiwe. Umunsi umwe nagiye gusenga, Imana irambwira ngo sengera abakobwa bari kuzirikwa, bagiye baturirwaho n'ibintu, imiryango yabo bigatuma badashaka. None abasengera, masengeye. Ejo bundi ngiye kwambura umukobwa w'imyaka 37, arampamagaye, arambwira ati tusanzwe tuziranye, ndi mukozi w'Imana, ko naraye ndose uri gusengera abakobwa bakuze gusa, nkabona nanjye urandamburiraho ibiganza. Ndamubaza utinya Imana wabiro? Ati nukuri kose nabirose, kuko ngiye kwibuka nibuka ko nasenze njyenyine ndi ndabirambiwe, ari nijoro. Nsanga none se ni gute Imana yacu idakora? Mureke kudupingira. Imana iracyafite ubushobozi bwo kwereka abantu, iracyafite ubushobozi bwo kugukora ku maso ukareba, iracyafite ubushobozi bwo gukoresha abakozi bayo, iracyafite ubushobozi bwo gukora ibitangaza. Ejo bundi narayibajije ngo Mana bimeze bite ko naherutse kubona ukora igitangaza? Irambwira ngo nazuye Lazaro, nabuzwa n'iki gukora igitangaza iwawe. Haleluya, Imana ishimwe.
ngo njyewe wazuye Lazaro nabuzwa n'iki gukora igitangaza iwawe. Numva ndatsinzwe, ndavuga ntese ndarenza heke, dutegereze Imana. Abakozi b'Imana rero bakura ishyari mu mitima yabo, bimika urukundo. Nubona ikijumba ukabona ibijumba bibiri, ibuka ko urugo muturanye nta byo kurya bafite, terura ubashire kimwe nawe urya ikindi. Nugira amashati abiri ukabona umuntu ntayo afite, muhereze. Niko Imana itubwira. Ariko abapasiteri bakeneye kugira ngo n'intama barizo zibaha. Babaye ibirondwe, babaye ibirondwe. Na ducyaro ufite baraturya, ngo na Eliya ngo yasanze ngafite agafu ngaragacumba ngo barakarya ngo kararangira. Nibe nawe yarahanuye mu nyuma biraboneka. We kwabiriye warahanuye bigenda bite? Ko baguhaye amafaranga ugasenga, we warahanuye bigenda gute? Kuko wiciriye inzira. Ariko we nagira icyo akora, ari Imana ivuze, ari Imana yamukoze ku mutima, nta nubwo ategereza kuvuga ngo arashaka inyishyu y'ibyo bintu yakoze, ahubwo arategereza igisubizo gituruka ku Mana. Urakoze cyane. Dutangira ariko watubwiye ko ufite n'ijambo ry'Imana kandi ibyo kutubwira birasobanutse. Turagira ngo tutarasoza umanze tugezeho n'ijambo ry'Imana, tutakuniga ijambo kandi umwuka wera agiye kuvuga mu ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Hanyuma reka uyu munsi dushingire ku iri jambo riri muri Daniyeli igice cya 3, turahera ku murongo wa 13. Ni ijambo rirerire, ariko unyemerere urikurikire ufite amatwi y'umwuka ndetse ubone viziyo mu buryo bwo mu mwuka, amaso y'umwuka kubeho. Wahageze se ngo ube wansomera cyangwa? Muri Daniyeli igice cya 3 umurongo wa 13. Daniyeli igice cya 3 umurongo wa 13. Yego. Ku murongo wa 13. Usome mu izina rya Yesu. Saduraka na Meshake na Abedinego banga kuramya igishushanyo. Yego, Saduraka, Meshake na Abedinego banga kuramya igishushanyo. Aho byumvikane, banze izindi imana mu maso yabo, banze gukorera imana za Bayali, banga kunamira ibishushanyo, banga iyindi imana mu maso yabo, kuko bari bafite imana bamenye, kandi yongeye akaba ari imana y'ukuri. Bari bafite imana muri bo kandi bafitiye amakuru. Uyu munsi urasabwa guhindukira ibyo uhanze amaso byose bya Pilato byegezeyo, kuko imana ya original iracyahari. Yego. Nuko Nebukadinezari ararakara cyane. Ategeka ko bamuzanira Saduraka na Meshake na Abedinego. Nuko babashyira umwami. Barangije babashyira umwami. Nebukadinezari arabakabukana aravuga ati, mbese Saduraka na Meshake na Abedinego. Ariko Saduraka na Meshake na Abedinego, nimwe mwabyitumye kudakorera imana zanyu. Mu bantu bose bari mu gihugu, mu bantu bose banyoboye, mu bantu bose ndeba, ni mwebwe mwahisemo kwanga imana zanjye no kutaramya igishushanyo cy'izahabu nakoze, mukanga kuramya igishushanyo cyanjye cya zahabu nakoze. Imana ishimwe. Icyo gihe byumvikane ko hari ibishushanyo yari yakoze, hari iby'izahabu yari yabumbye, ategeka abantu bose ko babiramya, ariko habonekamo abagabo 3. Imana ikeneye abagabo 3. Imana ikeneye abanyamwuka. Imana ikeneye abakozi bayo mu kuri no mu mwuka, bahagarara mu Mana neza, bakanga kuramya ibishushanyo, bakanga kubyubararira, bakanga kuyoboka izindi mana, bakanga gutubura, bakanga kwitwara nk'abisi, bakanga kugenda uko bishakiye, barangiza bakagenda nk'uko Imana ibishaka. Arangije aravuga ngo mwebwe 3 nimwe mwatinyutse. Iyo nayo ni insinzi ya mbere. Uyu munsi nimba ucemera Imana, ukaba ukivuga Imana by'ukuri, menya ko Imana igushyigikiye, Imana iri mu ruhande rwawe, nta mubisha ntawe, ibyakurwanya ntabyo, ibyakuzengereza ntabyo, kuko ni wowe wasigaye, ni wowe wasigaranye n'Imana, ni wowe ukiri mu butware bw'Imana, ni wowe ugisenga Imana, ni wowe cyanga icyaha n'igisa nacyo. Hagarara rero mu ifiyeri ukomeze uhamye uwo mwami. Yego. Haleluya.
amen. nuko noneho nimwumva amajwi y'amahembe, nimuramuka mwumvise amajwi y'amahembe n'imyirongi n'inanga n'isambuka n'amababura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, mukemera kubarara hasi, mukemera kubara. Imana ishimwe. Nebukadinezari arababwiye ngo nimwumva amagambo y'abantu, nimwumva urucantege, ababahiga nibahaguruka, intambara nizibahagurukana, inzara ikaba nyinshi, imvura ikaba nyinshi, ubunyereri bukaba bwinshi, nyabuneka mukemera kubararira biriya nakoze, nibwo biri buze kubagendekera neza. Imana ikeneye abantu batagendera ku iterabwoba. Imana ikeneye abantu badakangwa n'iminsi n'ibihe. Imana ikeneye abantu badakangwa n'amagambo. Imana ikeneye abantu badakangwa n'ibiteye ubwoba. Ikeneye abantu bahagarara ku ijambo rya nyir'ijambo. ariko nimutakiramya, ariko nimuramuka mutabiramije, ni ukuvuga ngo nimugeragezwa cyane, mwebwe abapasiteri, mwebwe abashumba, mwebwe abahanuzi, mwebwe abanyamasengesho, mwebwe abahagarariye umurimo, nimugeragezwa cyane, mwarangiza mukemera kubararira ibi bishushanyo byanjye, mukemera guca ukubiri n'iby'umurimo w'Imana, ako kanya murajugunywa mu itanura ry'umuriro ugurumana, mukaramuka mubyemeye ntacyo muraba. Ariko nimuramuka mutabyemeye, mukaguma kuri iyo Mana yanyu muvuga, murahita mujugunywa mu itanura ry'umuriro. Reka nkumenyeshe, reka nguhe amakuru. Uwo ni umwana w'umuntu uvuze, ariko si Imana ivuze. Kandi ibyo bintu biriho birakorwa, Imana iri kubireba. Nubwo itururutse ngo igire ubivugira mwako kanya, ariko irimo irareba abagabo batatu, Saduraka, Meshake na Abedenego, bakiri guhamya Imana. Ariko nubwo bari kuyihamya, hari amabuye arimo arabaterwa. Yego. Mbese Imana yubakiza amaboko yanjye ni iyihe? Ariko ko ari umunyembaraga, ko mana ndi umunyembaraga, Imana iza kubakiza amaboko yanjye ni iyihe? Ni ukuvuga ngo abateye ubwoba. Birashoboka ko n'umugabo wishakiye yagutera ubwoba, akinjirwamo n'abadayimoni, akakubwira ngo uyu munsi wa none ngo turaza kureba Imana yawe. Ariko njyewe iyo umuntu ambwiye ngo turaza kureba Imana yawe, ndamubwira nti koko iraza kugaragara. Warangije aravuga ngo ndaza kureba, imbaraga ziza kubangiza kubera ubuhanga bwe yiyizeye. Ni umurozi yabigize umwuga, 6, 7, 12 bose yabamariye ikuzimu, yateje inyatsi, abacuruzi barenga 10 bose barahombye. Nawe ndaza kureba ibyawe, ndaza kureba Imana ikungiza. Barangije bakomeza baratuza, komeza. Saduraka na Meshake na Abedenego basubiza umwami bati, itondera ikintu uzasubiza ukugerageza, itondera ikintu uzasubiza umwanzi wawe, itondera ikintu uzasubiza ibikurwanya, itondera ikintu uzasubiza Satani. Wibuke Petero hari ijambo yabwiye Yesu. Yesu arangije aramubwira ngo mva inyuma Satani. Kandi abwira Petero, ni ukubera ko Yesu yavuze mu buryo bw'umwuka. Amen. Yarebaga Petero ariko ntabone Petero, akabona Satani iri muri we. Nawe itondera ijambo uzasubiza uriya muntu uri kukugerageza, kuko nusubiza uhubutse uraza kwishyira mu kaga wenyine, uraza kwifasha kwitera. Banza utuze, ubaze Imana, utekereze, nurangiza umusubize ijambo. Subiramo icyo bamusubije. Umva icyo basubije umwami rero ngiki. Nebukadinezari bitonze, nta mpamvu ituma tumukusubiza iryo jambo. Si byo se? Yego. Ongera usubiremo nkumve neza. Saduraka na Meshake na Abedenego basubiza umwami bati, Saduraka
Shadaraka na Meshaki na Abedenego basubiza umwami bati baramutinyutse. Bara- Nebukadinezari we nta mpamvu ituma tugusubiza nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo, ariko barakubwira ngo nakwemeza ngo nkwemeze, urumva ngo nanjye nzakwemeza sa urimo wivuganira. Banza utuze gakeya urebe urugamba Imana irarwana. We hari abahangara ba sebukwe ngo nuko babagerageza babaroga, hari abahangara ba nyirabukwe ngo nuko babagerageza. Itonde gatoya imbere uraza kubona Imana niguha kuvuga ijambo irariherekesha imbaraga zayo rimenagure. Haleluya, amina. umva ukuntu baracyamubwira. Yego baracyamubwira. Umva niba ari ibyo rero Imana yacu dukorera, Imana bamaze gushira impumbu, bamaze kugira gute, bifite fiye, bamaze gushira impumbu. Uzi ikintu batekereje? Baravuze ati rero Imana ijya yemera ko bitubaho, Imana yemera ko tugeragezwa, nidusubiza duhubutse ibintu biradukoraho. None rero Nebukadinezari, Imana yacu dukorera, twebwe dukorera bahamije Imana mu maso y'abanzi babo. Imana irashaka ngo hamya Imana mu maso y'inzara, hamya Imana mu maso y'urwo rugo rukuzengereza, hamya Imana mu maso y'abagome n'abagambanyi, hamya Imana mu maso y'abarozi, hamya Imana mu bikurwanya, hamya Imana imbere y'uwo mu bantu kugerageza. Umubwire ngo Imana yanjye nkorera, Imana yanjye nkorera, yego ibasha kudukiza no mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi izadukiza ukuboko kwawe Nyagasani. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Umva rero umva uretse gatoya, umva aho hantu ukuntu hanejeje. Baramubwiye ati twebwe icambere Imana dukorera, barongeye barayihamije. Yababuzaga kuyikorera, none barongeye baramuhamirije. Ati burya rero uko narindi kera n'uyu munsi nikore, Imana nakoreraga n'uyu munsi niyo ngikorera. Imana yacu dukorera, ariko mboko kantu ibasha kudukiza umuriro ugurumana. Wibuke Imana yaravuze ngo mwana wanjye uzaca mu muriro, ariko ntabwo uzagutwika. None abantu begera umuriro gusa, ibibabi by'umuriro gusa, barangiza bakavuga ngo ngo nta Mana dusenga, ngo turapfuye turashize, bakavuza induru. Shaka imbaraga z'umutima, Imana yongere gucane utinyuke. Yego, umva kano kantu bahise bivuga ko n'ibindi bishoboka, ariko naho itadukiza Nyagasani. Wumva rero, ntabwo bavuze ngo naho itadukiza wa mugome we, naho itadukiza Nyagasani, ntabwo bavuze ngo naho itadukiza wa murozi we, ntabwo bavuze ngo naho itadukiza wa muryango we, ariko naho itadukiza Nyagasani. Bashyizeho n'aka kazina ke k'icyubahiro. Jabi ni nakubwiye ngo ntukambure umuntu icyubahiro Imana yamuhaye, uko byase kose yari umwami. Naho itadukiza Nyagasani, umenye ko tutari bukorera Imana zawe, nubwo ubukode butubanye burebure ntabwo tujya gusambana, nubwo ubukode butubanye rurerure ntabwo twebwe tujya gupfubura kugira ngo dukunde tubone amafaranga, nubwo ubukode bubaye burebure ntabwo tujya kwishingura, nubwo ubukode bubaye burebure ntabwo twiyahuye, nubwo ubukode bubaye burebure oya ntabwo badufite, nubwo umugabo nkubita buri munsi oya nta kibazo, ntabwo bisobanuye kwahukana. Ndacyategereje icyo Imana yavuganye nawe. Amen. Habe no kuramya icyo gishushanyo cy'izahabu wakoze. Izo mana zawe muzi, izo mana ari izihe? Bwa buvuta babashukisha, bwa bumiti babashukisha, bwa bubombo babashukisha, bwa burindazi babashukisha, bwa bujipo babashukisha, bwa buvuta wo kwisiga babashukisha. Ibyo byose ni imana za Nebukadinezari. Emerera Imana yongera icana umuriro muri wowe, ibigeragezo urimo urahura nabyo ubihamirize nabyo birumva, ububwire ngo wakigeragezo. Yego, namenye neza ko hari n'abantu bafite akazi Imana yahaye, ariko ngubu bari mu bibazo kuko banze gusambana na ba shebuja, kuko banze gusambana na ba nyirabuja. Muri mu bibazo, mbahaye itangazo uyu munsi ni mukomere. Muri mu bibazo kuko mwanze gutwazwa igitugu, uyu munsi ni mukomere. Imana yavuganye namwe, muyihamiririze mu maso y'abantu, muyihamiririze mu maso
mu maso y'ibyo bigeragezo biri kubazengereza nayo iraza kugaragara. Baramubwiye ngo nawe iyo Mana yacu yashobora kudukiriza no mu itenura ry'umuriro. Kandi ikindi rya jambo nakubwira irongera iragaruka, batariko ijya yemera ko bitubaho, hari igihe yaba ariryo herezo ryacu, ariko nubwo twapfa dusiga inkuru nziza imusozi, nayo itadukiza izakomeza yitwe Imana, ntabwo izahinduka. Nubwo wayivaho izakomeza yitwe Imana, nubwo wayisuzugura izakomeza yitwe Imana. We nta bwoba wayitera, nta n'ikibazo wayitera. Inama nakugira, ongera ugaruke ku Uwiteka, arahagararana nawe. Dukomeje ririya jambo rirakomeza rikagaragaza ukuntu Imana yabakirije mu itanura ry'umuriro, ibakabatamo ari batatu, mu kanya hakabonekamo n'undi wa kane. Izo ni imbaraga z'Imana. Barangije umuriro ukuraho imigozi yari ibaboshe. Humura, uwo muriro bagutamo uzabaho kugutyaza. Ntugire ubwoba, ibyo bibazo byawe birakwigisha ubwenge. Ntugire ubwoba, ibyo bibazo byawe biragutyaza. Wa muriro wabaciye imigozi yose iracagagurika, ngo bavamo bidegembya. Barangije bajya ku ntebe Imana yabateganyirije. Bisobanuye ngo mbere y'uko risohora urageragejwe, mbere y'uko Imana ikora uciye mu ruganda, mbere y'uko Imana ikora upimwa ibiro. Ihangane mu bibazo urimo, Uwiteka Imana yambwiye ngo iracyari kumwe nawe, ntabwo izaguta, ntizagutererana, oya ntizaguhana. Murakoze cyane. Ibisigaye Yesu aduhana umugisha. Nakubwiraga ngo Imana yakoraga kera n'uyu munsi iracyakora. Umwanya ntudukundiye kuko bitatworoheye, ariko tuzakomeza. Ibisigaye rero iyo Mana twongere tuyigarurire icyizere, nayo iratugarukira, kandi tuzabona ibitangaza by'Imana bivuye mu biganza byayo, kurenza uko twadeviye tugakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Ibisigaye Yesu abakomereza amaboko muri ibi bihe bigoye umugenzi ujya mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusenge. Nimero yanjye nayivuze harya 078 92 665 760. Abakurikirana Umusaraba TV, Imana ibamere umugisha, kandi tubonye imirimo y'Imana. Tuzi neza ko mu minsi iri imbere muzamuhamagara muvuga ko hari icyo mwungutse, mwabonye imbaraga z'Imana. Uwiteka Imana rero turagushimiye, twagusabye kugira ngo bane natwe, ntabwo dushidikanya uri Imana yabanye natwe. Ndakwinginze rero kugira ngo Mwami Imana abari badukurikiye ari n'abazadukurikira, abo bose bakimara gufungurira ijambo bacira imbaraga z'Imana, kuko imbaraga z'Imana nizo zibasunikira mu buzima bumeze neza, ubuzima bwo kunyurwa, ubuzima bwo kubaha Imana, ubuzima bwo kugukorera, ubuzima bwo guhindurirwa amateka. Kandi ndakwinginze ngo abafite intege nkeya, Uwiteka Imana wongere ubagarukeho. Turasenze ngo n'umukozi w'Imana Yongwe, nubwo yagiye mu ntege nkeya, aho ari ndamusengeye, imbaraga z'Imana zimusangeyo, umwigishe, leta imugorore, ariko n'imbaraga z'Imana zimugorore, azagaruke muri uyu murimo ari umukozi w'Imana ushimwa nawe ndetse n'abantu. Umusange cyane mu izina rya Yesu Kristo, amen.